Ibi biganiro mubikurikira kuri YouTube channel yacu Umukambwe TV. Uko batanga inka ho umuhigo. Uko bahiga inka. Kera umuntu yabaga ageze mu kaga adashobora kwikuramo agatakambira nyina na nyirakuru, agatakambira ababyeyi. Muri uko gutakamba bamwe bongeraho integano ariyo bita umuhigo, bagasezeranya abakecuru cyo bazabitura babonye uko bava muri ako kagane cyangwa se muri ibyo bibazo. Abakecuru rero babyumvaga vuba, ubatakambiye bakamukingira ikibaba bakamucisha mu cyanzu, abatazi guhiga bagahatikirira. Ikibabaje rero nuko benshi mu bagiye bakora ubwo buryo bakunze kwicisha bakarinda basaza badahiguye icyo bahize. Iyo mihigo itahiguwe niyo ubungubu dusanga mu miryango myinshi, akaba ari imirage mibi basize basigiye ababo, akaba kenshi ariyo miryango myinshi komoraho ibizazane bivurugutamo. Ahari nawe ufite ibizazane byinshi, uhorana ibizazane bitandukanye mu muryango wawe, muhorana ibizazane bitandukanye, ntumenye ko byabiterwa n'imihigo imwe n'imwe bamwe bagiye bapfa barahize ariko bagapfa batayihiguye. Bavuga ko iyo umuntu apfuye adahiguye ibyo yahize agera mu bo yahigiye bakabimwishyuza, bakabitunarika ngo abishyure. Noneho uwajyanye umuhigo agatera abasize basaba ngo uwajyanye umuhigo agatera abasize abasanga ngo muhigure mu byo yaba yarasize cyangwa se yaratunze. Niyo nta bintu bigaragara yabasigiye, ababyibuze yarabasigiye ubuzima, ari nayo mpano ya mbere y'umuntu. Yasabye igihe kirekire abo yasize ntibamenye ibyo arimo kubasaba, asenya umuhana, izina rikazima kuko ntacyo riba rikimumariye. Mu bintu abakera bakundaga guhiga harimo inka. Kuyihigura bikarushya kuko imigenzo yo kuyitanga ari ingorabaswa, yatangwaga nabi cyangwa yahabwa utarahigiwe, abayihigiwe bakarushaho gukara, bakarushaho gusenya. Izo ngorane benshi bagiye bahura nazo igihe cyo gutanga inka y'umuhigo nizo zatumye benshi basaza badahiguye icyo bahize cyangwa icyo bahanurijwe. Nkurikije imihigo irenga 20 nabonye bahigura igatunganira bayihiguye kandi bavuga ko yari yarananiranye, ngiye kugerageza gusobanura mu magambo arambuye uko batanga inka y'umuhigo. Imirimo ibanziriza kubaga. Umurimo ubanziriza iyindi ni ukuraguriza inka. Ukereza kuzayitanga ntigusame, ntizagire ubisama mu muryango, ukereza ibara ryayo, ukereza ikibanza izagwamo, ukereza uzayica ntimusame. Ibyo byose ukabihanuza nk'abapfumu nka 3 cyangwa se barenze 3 badahuje impinga, kugira ngo batagira ukuroha. Iyo wiyemeje kuyihigura rero ubwo ubusigaje kuyishaka, waba utunze ugafata mu zawe, waba udatunze ukayigura. Ukamenya gusa ko inka bahigura igomba kuba ifite amahembe kuko nayo hari imigenzo bayakoraho. Kera imiryango itaratana, inka nk'iyo yateranyirizwaga n'abantu bose bahuriye kuri uwo muterekero. Ikindi bagomba guteganya mbere yo gutanga inka n'ihene bita ko ari y'umusego yo gusasira inka. Iyo hene ikazahabwa abagabo mbere yo kugaburira abakecuru inka yabo. Umurimo ukurikiraho rero n'uwo kwenga no gutara muki. Izo nzoga ntago bazitara kimwe n'izo basanzwe binywera, zifite imigenzo yazo. Iyo hasigaye iminsi 3 ngo babage, bafata utubindi 2, kamwe bakagasukamo urwagwa, akandi bakagasukamo amarwa cyangwa ikigage, bagatoba ubuki mu rugero bashaka, bagashyira muri bya bibindi byombi, bakabipfuka. Nyuma bagafata imiheha 4, 2 bakayishinga mu kibindi cy'inkangaza, indi 2 bakayishinga mu kabindi cy'inturire, bayipfumuje urupfuko. Izo nzoga zamara iminsi 3 zimaze gutyo zibitse ngo atazagira uzisogongera, inkangaza ikazahogororwa mbere yo gutanga ya hene y'umusego, inturire ikazafukurwa bagiye kugusha inka. Nta muntu urasomaho. Iyo hari umuntu ugize amashyushyu agasoma kuri izo nzoga igihe kitaragera, niyo yaba ari umwana ayijyamo umwenda akazayishyura. Ibyo bigomba gusobanurirwa abana bakirinda gushyuhagurwa kuko ngo ari ukurya katagabuye, bikazabakurikirana mu buzima bwabo.
Umunsi wo kubaga bategura icyuhagiro. Icyo cyuhagiro ni kimwe n'icyo bategura bagiye gutanga intama. Reka nibutse ibikigize. Umucyuro ngo ucyure neza abazimu mu kibanza, umwishywa nyamwishyukana n'ubutaka n'ubuterekere, agati katarara impundi iyo batarongoye kararabandwa, ngo bishyukane nk'umwami mu murwa. Umuhire ngo uhiranye abaterekera n'abaterekerwa, ngo uhiranye umuryango n'abandi, ngo ubahiranye n'abategetsi. Umukunde ngo abagenda muri uwo muryango bawukunde, abawugize nabo ubwo bakundane. Umurinzi ngo abazimu barindira aho bari ntibazongere gutera. Umutanga ngo intanga ziyoboke, urubyaro rumererwe neza. Umurwirwa ngo abazimu bajye babwirwa bumve. Uruseke ngo abazimu baseke bagororoke. Akabonobono ngo abazimu bajye babonera abazima, ngo baberere imbonera. Bakoresha ikibabi cy'umucyuro, icy'umurinzi n'ikikibonobono. Ku bindi byatsi bagakoresha ibifite umutwe muzima. Muri buri bwoko bagategura bibiri kugira ngo bashobore gukora imishandiko ibiri, maze buri mushandiko bakawuhambiriza urutamyi rw'umurusasanure cyangwa ikirere cy'insina y'inyamunyu. Ibyatsi bifite intoki zibifasha kurira nk'umwishywa n'umutanga. Mbere yo kubikoresha babanza kubikiza izo ntoki. Umurinzi bakabukiza amahwa. Izo ntoki n'ayo mahwa babyita intarizi. Ibindi bagomba kwitegura ni inyegamo yo gutegura mu rugo bari bugenera barye. Ingwa yera ishoka, amavuta y'inka, ibyuma bibiri, ifu y'amasaka n'inkamba byo kuziga inka ngo itagira uwikomeretsa. Kubaga rero, umunsi wa mbere wo kugusha inka, inturire igomba kuba iteretse ku ruhimbi bateguriye abaryi. Bakamurika ibyuma bakabivubirira, na ya nturire bakamurika icyuhagiro nacyo bakakivubirira n'iyo nturire. Ibyo byarangira bagahagurutsa umukurambere werejwe kubagira abakecuru. Inka bakayizingisha ya shoka na ya mavuta y'ikimuri, inyuma bakayizirika umunwa ngo itaboroga bakinja. Iyo barangije kuyizinga, uyitanga ayigera ishoka mu ngusha inshuro 9. Nyuma y'iyo migenzo yose nibwo uwo bereje yica iyo nka. Amaraso ya mbere ariyo bita amakubita ntorezo barayereza, bakayatereka kuri rwa ruhimbi bateguye, bakayamurika umukecuru wahigiwe iyo nka. Iyo bamaze kuyorosora, abahanga barayisuzuma, abazi kuragura bakayiragura. Byarangira ababaga bagatandukanya inyama y'iburyo n'iy'ubumoso. Bakitondera gukura neza igisabo ku mwijima, bakakibika neza batamenye indurwe ibamo. Bagafata uruho cyangwa akandi kantu k'isugi bagashyiramo ishyira ryayo, bagashyiramo ku nyama y'umwijima, bagashyiramo no ku nyama y'igifu. Ikintu bazishyizemo bakagipfundikiza urwugara rwo ku gifu cyangwa inyama y'igifu, ku buryo bidahitisha umwuka na busa. Bakabika neza aho imbere bitagera ngo ibipfundure. Ibyo mu nda babyogereza ahantu herereye, bagakora ku buryo nta mugomo uhagera. Igitondora cyangwa igifu kimeze nk'igifite impumuro hamwe n'igihanga bibikwa bitabaze, bikazatunganwa ku munsi ukurikiyeho. Nshuti rero bavandimwe mukurikiye Umukambwe TV, ubu ngubu iyo niyo migenzo n'imigenzo ndashaka kubabwira ku bigendanye no gutanga nk'inka ho umuhigo. Bikurikira kuri ibi ngibi nabwo nzabibabwira mu kiganiro cy'ubutaha. Ndabifuriza kugubwa neza, kurama no kuramuka, amahoro ndetse n'umutekano, igihugu cyuje amahoro n'umutekano. Murakagira inka, mukagira amata ndetse n'abo kuyanywa. Imana y'u Rwanda ikomeze kubana namwe. Ibi biganiro mubikurikira kuri YouTube channel yacu Umukambwe TV. Uko batanga inka ho umuhigo, uko bahiga inka. Kera umuntu yabaga ageze mu kaga adashobora kwikuramo, agatakambira nyina na nyirakuru, agatakambira ababyeyi. Muri uko gutakamba bamwe bongeraho integano ariyo bita umuhigo, bagasezeranya abakecuru cyo bazabitura babonye uko bava muri ako kagane cyangwa se muri ibyo bibazo. Abakecuru rero babyumvaga vuba, ubatakambiye bakamukingira ikibaba, bakamucisha mu cyanzu, abatazi guhiga bagahatikirira. Ikibabaje rero nuko benshi